Umukobwa wamamaye mu kuvanga imiziki hano mu gihugu cy'u Rwanda uzwi nka Kayitesi Sonia cyangwa DJ Sonia. Uyu mwana w'umukobwa ari mu marira akomeye cyane ndetse n'agahinda mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi akubwira ko uyu mwana w'umukobwa bimazemo hafi imyaka irenga 3 akorerwa akarengane, ariko bigakomeza bigenda uku nguku. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje kuba yabitangaza aciye ku rubuga rwe rwa Instagram, ndetse abantu benshi cyane batangira gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye bibaza bati ese uyu mwana w'umukobwa koko ibyo vuga byaba ari byo, byaba ari ukuri? Ese biramutse ari ukuri ko byaba atari sawa? Mu biti yashize murabizi neza ko hari amajwi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa TikTok, abantu barimo bavuga ko hari akabari ngo yagaragayemo arimo agira cyari kumwe n'umukire ngo mu bwiherero. Ibyo ngibyo byaje kuba byavugwa. Hari n'izindi case rero zagiye zivugwa kuri umwana w'umukobwa we avuga ko ari ugukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane ndetse adashobora kuba byihanganira. Wakibaza rero ngo inzego amaze kuba yabigezaho uyu munsi kugezaho aza kubyandika ku rubuga rwe rwa Instagram, inzego yaramaze kuba yagezaho ikibazo cyaro harimo urwego rw'ubugenzacyaha RIB, hakabamo umuyobozi wa RIB wubwe yagiye kumusaba guhura nawe kugira ngo amubwire akarengane ari gukorerwa. Aha rero yaje kuba yakegerana n'izindi nzego zigiye zitandukanye, agera no kuri Minisiteri y'Urubyiruko, nabwo agerayo, ariko ikibazo cyamusaba ko cyagaruka kuri RIB. Wakibaza rero ngo byagenze biti kugira ngo uyu mwana w'umukobwa uyu munsi abe ameze uku nguku ndetse aze kugira agahinda gakomeye. Ibi ngibi kugira ngo nze kuba nakubwira neza cyane kugira ngo uze kubana bisobanukirwa, hangiye kubanza musabe ikintu gito cyane ugiye kuba wakora kugira ngo mite nkubwira iyi nkuru nta kantu na kamwe nsize, ndetse niba ni n'ahandi wagiye wumva ibihuha bigiye bitandukanye. Ahangaha rero ugiye kuba nakubwira amakuru yose yuzuye. Ni ukubanza ugakora aho handitse umukara handitse subscribe, ubundi ugakoraho ndetse ugakora no kuri like, ako kamenyetso kagakumwe, ubundi wagahita wandika muri igitekerezo aho munsi, ubundi nkahita nkuramburira aya makuru ngiye ugiye kugezaho iyi nkuru ndeturu. Mu minsi mishe ishize nibwo hatangiye gukwirakwira amajwi ku mbuga nkoranyambaga rero zigiye zitandukanye, cyane cyane ku rubuga rwa TikTok, abantu barimo bavuga ikijyanye n'ubusambanyi uwitwa DJ Sonia yaje kuba yakorera ngo mu bwiherero ku kabari kamwe gaherereye hano mu mujyi wa Kigali. Ariko abantu benshi cyane bagenda bavuga bati nyamara uyu mwana w'umukobwa arimo arakorerwa ihohoterwa. Sonia Kayitesi wamamaye mu kuvanga imiziki uzwi nka DJ Sonia aravuga ko amaze imyaka 3 atotezwa, ndetse na RIB yayiyambaje ikaba itaragize icyo imufasha. Ibi yabigarutseho nyuma y'uko mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amajwi yavugaga uburyo uyu mukobwa yasambanyijwe muri toileti za kamwe mu tubari n'umugabo w'umukire cyane. Bavuze ko ngo yaje mu modoka y'ikiranjorova iteye ubwoba. Ibi rero byagiye bigira ingaruka nyinshi cyane zikomeye. Aba bavuga ko byabereye muri toileti rero z'abagore, aho umugabo ku muryango yari yahashyize bonsa ku buryo nta wundi wari kwinjira mu gihe yari akirimo kwiha akabyizi. DJ Sonia rero akaba yaje guturika, aravuga mu butumwa burebure yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze. Yavuze ko hari agatsiko k'abantu kamaze imyaka 3 kamutoteza. Kayitesi yavuze ko byose ubwo yabaga yagerageje gutanga ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha byanze, ariko ntibagire icyo bamufasha. Byose rero byatangiye muri Nyakanga umwaka wa 2023, aho yagiye muri RIB atanga ikirego asaba ubutabera no kurenganurwa kubera agatsiko k'abantu bantoteza. Ibi niko yabyanditse ku rubuga rwa Instagram. Bakamparabika, bantesha agaciro, bakanampimbira inkuru zitandukanye bagamije kunyangisha abantu. Ibi nibyo uwitwa DJ Sonia yagiye yandika rero mu buryo bukomeza. Yakomeje avuga ko mu bihe bitandukanye yagiye ahamagazwa muri RIB agatanga statement, ariko agatungurwa no kuvayo asanga ibyo yavuze byageze kubo yaregaga. Ati mu bihe bitandukanye narahamagajwe, nakirwa n'abakozi ba RIB ntanga statement, ariko aho kumfasha bagahindukira bakabibwira abo bareze bagakomeza kuntoteza. DJ Sonia yavuze ko yigiriye inama yo kwitabaza Dr. Utuma Twishima Abdallah, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi, kuko abo bantu bamutotezaga babarizwaga muri minisiteri ayoboye. Ati nasabaga ubufasha minisitiri kuko byari bigeze aho batangira kunteranya n'abakoresha banjye ndetse no kwinjira mu muryango wanjye. Nabasabaga ubufasha minisitiri kuko abamparabika babarizwa muri minisiteri
minisiteri ayoboye. Sinzi neza niba ari muri minisiteri y'urubyiruko abo ariko bakoraho cyangwa wenda akaba ari urubyiruko. Ibyo ngibyo n'ubutumwa uwitwa DJ Sonia rero yakomeje yandika, yavuze ko yamubwiye ko byaba byiza asubiye gutanga ikirego muri RIB. Ati yambwiye ko ntacyo yamfasha ko ahubwo nkwiriye gusubira muri RIB. Ku nshuro ya kabiri tariki 26 Nyakanga 2025 yasubiye muri RIB ari kumwe n'umunyamategeko we Ibambe Jean Paul. Ati RIB yongeye kwakira ikirego cyanjye, nongera nkoreshwa statement nsubiramo ibiri ku kirego cya mbere. Tunagaragaza itotezwa n'iharabika nkorerwa rikomeje ku mbuga nkoranyambaga kandi riri gufata indi ntera. Kuri iyi nshuro banshinjaga indwara zidakira, batangira no guhimba inyandiko chat bakazishyikiriza, batangiza bakazikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nkaho bidahagije, bakanantumaho abantu bigamba ko bazanyumvisha, bamwe bakansaba amafaranga ngo bahagarike kunsebya. Yavuze ko mu ntangiriro z'iki cyumweru bongeye bagahimba izindi nkuru zimuharabika ziri gukwirakwizwa. Yivugira ko yagerageje guhamagara umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri ntibikunde, akajya ku biro asaba ko yanabonana cyangwa n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda. Ati nagezeyo bambwira ko tutashobora kubonana kuko nta appointment mfite, nsabwa kuyihabwa, barambwira ngo ningende nze kongera mbahamagare. Ariko andi makuru dukesha ikinyamakuru Isimbi nicyo cyagerageje ko cyahamagara umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha, ariko ntibyakunda ko bishoboka ko yaza kuba yatanga ibisobanuro birambuye kuri iki kirego cy'uwitwa DJ Sonia cyangwa Kayitesi Sonia wamamaye mu kuvanga imiziki nka DJ Sonia. Rero ubu rero turacyategereze, ese biraza kuba byagenda bite, ese abo arega ni bande, nyabahe? Ibyo byose rero tuzagenda tubimenya. Ariko rero ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi hari uwo mwana muto cyane wo mu content creator ukizamuka witwa Yowe Boga, nawe umaze iminsi avuga ko hari abantu bamutoteza ndetse bakamusibira n'imbuga za Instagram, aho bamaze kubikora ubugira gatatu, ariko bagakomeza bamubwira ko bagomba kuzamuzimya agataha burundu ku buryo nta n'umuntu uzigera umwibuka. Uyu nguyu anavuga ko hari tariki yigeze kugira ngo bari bamuhaye, nyamara iyo tariki igeze ngo kuko Instagram ye bahita bayitwara. Icyo gihe akiva mu gihugu cya Uganda. Rero ababikoze rero ngo bagakomeza bagenda bamubwira bati byanze bikunze wavuga wafata ishusho ahantu hose uzagaragara, byanze bikunze tuzakuzimya, ndetse no kuri urubuga rwa YouTube nitubishaka naho tugomba kuzagira gutya tukakuzimya burundu ku buryo bizakurangiraho. Ibi rero uyu mwana nawe yaje kuba yabitakara avuga ati njyewe ndatabaza abanyarwanda, ati nifashishije uburyo bugiye butandukanye ariko ntibyashoboka, rero ndatabaza mwabantu mwe munkurikiranire mu ndebere. Ese aba bantu bakomeje gukoresha imbuga nkoranyambaga batoteza abantu, bababangamira, bakora inkuru zitari nziza, ese baraza kuba bafatirwa ikihe cyemezo? Reka rero ibyo ngibyo tubirekere inzego zibishinzwe nizo zigomba kubikurikirana zikamenya ibyo bintu byose n'ababiri inyuma, ndetse bakazagira n'ibihano bagenerwa kugira ngo bazaryozwe ibyo bakoze, kuko ibi ngibi gukora harassment umuntu yaba mu buryo bw'amagambo cyangwa inyandiko cyangwa ubundi buryo bwose wakoresha ni icyaha gikomeye cyane, ndetse iyo kiguhamye uba ugomba guhanwa n'amategeko mu buryo butaziguye. Urumva rero bamwe bari kubikora nabasaba nti mw'ibyo bintu niba bikora uyu munsi ukaba ufite iyo ngeso, ukaba ubizi ko ari nabyo bishobora kuba bigutunze, dore ko benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bavuga ibi ngibi, nakubwira ngo ibyo bintu byihorere kuko ni icyaha gikomeye cyane urimo urakora. Ibyo ngibyo n'ubundi byagiye bivugwa inshuro nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ko bavuga ko hari abantu bajya bishyurwa amafaranga yo kuba bagira batya ngo baze kuba basebya abandi, ariko n'ubundi twavuga ko abagiye babikora uyu munsi bashobora kuba bitabamereye neza cyane. Rero nabasaba ko mwajya mukora inkuru zemewe kandi inkuru ziciye mu mucyo, inkuru nziza. Niba ari ikitagenze neza mukagira uburyo mukivugamo, ariko mutakitwaje ngo muze kuba mwaharabika abantu. Ngayo nguko rero uko ibintu byaha ku mihanda bimeze, ariko ntago nagenda ntabasabye ikintu gito cyane. Turimo tugenda tugana ku musozo, ni ikintu cyoroshye cyane, niba nta mutima mubi ni ugukora aho ngaho h'umukara gusa handitse subscriber, ubundi ugakoraho gusa, ugakora subscribers, ubundi ugakora no kuri ako kantu k'igikumwe k'akamenyetso kitwa like ukagakandaho, ubundi ugahita ujyana muri comment ugahita wandikamo igitekerezo cyawe uko byumva, ubundi tugahita tugira dute tugahita twibanira tukibera
ukababera inshuti. Ibyo ngibyo binashobotse rero ukamara kubikora ukabona ni byiza cyane, ushobora no kuba wasangiza umuntu wawe kugira ngo nawe aya makuru amugereho. Ikintu cya mbere rero nagusaba ni icyo ngicyo, ubundi njyewe gutegura ikiganiro nkakikugezaho ndi Turo. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.